Yes, ibihe byiza nanone kuri mwebwe mudukunda kandi mukurikira ibiganiro bya Imena TV show. Nizere ko mumeze neza cyane, nizere ko mushima Imana, nizere ko muri amahoro aho muri hirya no hino ku isi. Umunsi mwiza wo kwibohora, umunsi mwiza w'ubwigenge mu Rwanda. Nizere ko namwe aho muri bamwe barimo baracelebra, bamwe barimo barasangira, abandi barimo barishimira ibyagezweho, ariko ni umwanya mwiza nanone tuba tubonye wo kongera kuganira, ni umwanya mwiza tuba tubonye wo kongera kurebera hamwe, twavuga tuti ese koko ko turimo ducelebratinga ko twahawe ubwigenge, wowe wahawe ubuhe bwigenge? Wowe ingoyi wigobotoye ni iyihe? Ese wowe washoboye kugera kuki? Niba ukiri wa muntu ugendera ku matiku, niba ukiri wa muntu ugira ishyari muri wowe, ugira inzangano muri wowe, uba wumva utakwishimira iterambere rya mugenzi wawe, uba wumva uri umuntu gusa uhora urwanya abandi, uyu muvandimwe wawe yagira icyo ageraho kumva ntabwo unezerewe, muvandimwe wawe yagira success kumva ntabwo bigushimishije, ndagira ngo nkubwire ko ntabwo wibohoye, ntabwo wagize ubwigenge. U Rwanda rwabonye ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu 1962. Nari ndababwira ko ngiye kubabwira bimwe mu bice by'ingenzi cyangwa ibice bidasanzwe biranga ubwigenge. Hari icyo twita political independence. Ni igihe igihugu kiba cikuye mu maboko y'abakoloni, kikaba gifite ubuyobozi bwacu bwigenga, harimo president, harimo guverinoma, harimo inteko ishinga amategeko. Kabiri, ni ubushobozi bwo kwifatira ibyemezo birebana n'ubutegetsi, amategeko n'imiyoborere. Amatora y'abaturage bihitiyemo abayobozi beza. Icyo gihe rero uzumva bakubwira ngo igihugu iki n'iki cyabonye ubwigenge cyangwa gifite icyo bita political independence. N'ibyo bintu byose by'ingenzi biba byagize gute, biba byashingiweho. Ibyo bintu byose rero iyo bishingiweho nibwo usanga bavuga ngo iki gihugu gifite icyo bita political independence. Hanyuma inshuro ya kabiri nicyo twita ubwigenge bw'ubukungu. Ubwigenge bw'ubukungu buriya uzasanga ibihugu bimwe na bimwe byigenga, ariko ugasanga icyo bita economy cyangwa se ubukungu bwabo ntabwo bwo burabona icyo twita independence. Ugasanga kugira ibyo bakora bagomba gutegera amaboko ibindi bihugu, kandi noneho bamara no gutegera amaboko ibindi bihugu ugasanga ni nabo bababwira icyo bagomba gukoresha ya nkunga bahawe, aricyo umugaba mukuru w'ikirenga, intore zirusha intambwe, nyakubahwa perezida wacu w'u Rwanda Paul Kagame yavuze, aravuga ngo ntabwo ngewe uzampa inkunga ngo nurangiza unyigishe nuko ngomba kugira gute kuyikoresha. Ndivuga ngo rero hari uguhabwa inkunga, ariko umuntu akaba afite icyo nakwita project cyangwa se imishinga. Ngo ngewe niba nguhaye inkunga cyangwa nguhaye ibyo ukora, niba nguhaye amafaranga, uzarebe no mu buzima busanzwe bibaho, umuntu umuhaye amafaranga, umuhaye uburyo, ariko urimo uranamubriefinga uko agomba gukoresha ayo mafaranga. Ibyo rero ntabwo ari byo, nibyo nababwiraga ngo icyo twita economic independence. Bivuga ngo ni bwa bwigenge umuntu abona, ariko bukaba ari ubwigenge mu buryo buri financial, mu buryo bw'ubukungu. Bivuga ngo uhawe amafaranga, uhawe miliyoni wenda 200 cyangwa uhawe miliyoni 100, ariko wowe uzi imishinga ufite, uzi aho ushobora kuyoriyanta akarushaho kugirira abaturage umumaro kurusha ahandi. Aha rero iyo tuvuze icyo bita
economic independence tuvuze ni igihe igihugu kiba gifite ubushobozi bwo kwiyubaka binyuze ku bukungu bwacyo, birimo gucunga umutungo kamere wacyo ubwacyo. Mujya mubyumva n'ibihugu bijya bibirwanira, kumva igihugu runaka kirimo kirarekarama ati iki gihugu cyaratuvogereye, iki cyagize gutya na gutya ku mutungo kamere wacu. Ni ukuvuga ngo umutungo kamere w'igihugu aba ari umutungo igihugu kiba kigomba kugira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Iyo tuvuze umutungo kamere w'igihugu aba ari ni ukuvuga ngo uwo mutungo kamere uba ugomba kuba indepanda, igihugu kiba kigomba kuwigengaho, nta kindi gihugu kije ngo kivuge ngo kigiye kwinjira muri uwo mutungo kamere. Ndi mu kiganiro kandi ndi gukoresha izi telefone, ihangane ndakuvugisha n'insoza. Bivuga ngo rero nicyo nakubwiraga, iyo independence cyangwa ubwo bwigenge, icyo gihugu kiba kigomba kugira icyo twita kwicungira umutungo kamere wacyo ubwacyo. Icya mbere, kwihaza mu biribwa, inganda, serivisi n'ibindi bikorwa by'iterambere. Bivuga ngo iyo tuvuze ngo igihugu cyagize independence cyangwa economic independence, tuba tuvuze ngo igihugu cyihagije mu biribwa, inganda, serivisi n'ibindi bikorwa by'iterambere. Ibyo wenda nuza kubireba, uraza kureba mu Rwanda turagerageza, nubwo wenda umuntu atavuga ko twabigezeho 100%, ariko nk'abene igihugu natwe ni ibintu mubona, ukabona ari ibintu byiza byo kwishimira, ukabona ari ibintu byo gushimira inkotanyi. Ari nayo mpamvu nkubwira ngo niba ufite amafaranga yawe, hari icyo wagezeho, gerageze unyarukira ahantu usome iryo cupa, kubera ko umugabo wese iyo ataramye ataramira ku mihigo, ataramira ku ntango y'abahizi. Ikindi ni ukugabanya cyangwa guhagarika kugengwa n'amahanga mu bijyanye n'ubukungu. Nibyo navugaga, niba ngo igihugu ushobora gusanga ari byo cyagezeho cyangwa ari byo cyamaze kugeraho, ariko ugasanga kiracyagengwa mu bijyanye n'ubukungu. Kiracyagira gute? Kiracyasaba kiracyahabwa izo nkunga, ariko cyamara kuzihabwa ugasanga harimo icyo twita kwinjirira ubukungu. Harimo briefing, amafaranga tubahaye murayakoresha muri ubu buryo, amafaranga yinjiye arakoreshwa muri ubu buryo. Ibyo rero ntabwo wavuga ngo icyo gihugu kirigenga mu bukungu. Ibi bisaba igihe kirekire, kandi byinshi mu bihugu bikiri mu nzira, byinshi biri mu nzira yo kubigeraho. Ntabwo wavuga ngo ibihugu byinshi byamaze kubona ubu bwigenge. Ubwigenge bwa politike rero niyo ntangiriro, hanyuma ubwigenge bw'ubukungu ni urugendo. Ntabwo ari uvuga ngo ni ibintu bishobora kuza ngo uhite uvuga ngo ubwo bigenze gutya ubwo bwigenge burabonetse, ubwigenge ndabubonye, ubwigenge buraje. Nuvuga ngo ubwigenge bwa politike ni intangiriro, hanyuma ubwigenge bw'ubukungu bwo ni process cyangwa ni urugendo. Rero nibyo tuba turimo tuvuga mu bijyanye n'ubwigenge, ni process. Turaza rero mu kanya gatoya, uyu munsi turirirwa tuganira ku bintu bijyanye n'ubwigenge, ku bintu bijyanye no kwibohora, ku bintu bijyanye n'amateka y'Abanyarwanda. Mu kanya turaza kurebera hamwe urugamba rwo kubohora igihugu, turaza kurebera hamwe ese inkotanyi zakoresheje ubuhe buryo kugira ngo zihagarike urugamba rwari rutazoroheye rwo kugengwa n'amahanga, rwo kuguma muri iyo ngoyi y'ubukoroni. Ubu u Rwanda rukaba rwaribohoye, tukaba turi kuririmba ngo Abanyarwanda twaribohoye, Abanyarwanda twaribohoye, Abanyarwanda twabonye ubwigenge, Abanyarwanda turishimye, Abanyarwanda turatekanye. Genda imboneza makuza rutabangira cyogere ku rugamba, umushakamba utagira imbeho umuntu akaba rwisendekereza murima rwa muri marutuma amajyambere ajya ku rugamba rwo gomera nyiko rutuma amajyambere ajya ku rugamba. Nitwa MC Imena Gitero Moses. Turaza gukomeza kugenda dutaramana, reka tugusaba utarakora subscribe, utarakora share,
utarakora like na comment uze ubikore, twemeze twisangirire umuryango w'ubumwe bwacu, umuryango wa Imena, komeze waguke, komeze uzamuke, komeze utere imbere. Imana ibahe umugisha. Hasta la vista, ndabakunda cyane, we love you so much.